Turi mu ibagiro rya Gakenke, ibagiro rimwe rukumbi riri muri aka karere ryujuje ibisabwa. Dusanze abakora muri iri bagiro bari kubaga zimwe mu nka abakiriya babazaniye kugira ngo bazibabagire. Gusa ngo nubwo bari gukora ngo baracyagorwa na bamwe bakibagira mu ngo zabo, abandi bakabagira mu bisambu aho kuzana amatungo yabo ku ibagiro ryujuje ibyangombwa kugira ngo babayababagire. Niga bayikuzwe Theobald ni veterineri w'iri bagiro rya Gakenke. Imbogamizi ya mbere dufite inakomeye cyane ni abantu babaga bakabagira ahatemewe. Abantu ni benshi cyane kandi baranadukikije barahari. Ngo icyo bakadufashije ni uko abantu bose bagana ibagiro ryemewe rya kijyambere, kuko usanga abantu benshi babagira mu makoma mu mashyamba bihishe, bigatuma wa mugabo wari wagenye ibagiro ryagombye kwakira utagerwaho. Ndumva mwadukorera ubukangurambaga n'ubuvugizi haba ku nzego zibishinzwe, kuri leta, kuri rika n'izindi zose bireba, bakadufasha mu by'ukuri. Kuba amatungo amwe muri aka karere ka Gakenke abagirwa mu ngo z'abaturage, andi akabagirwa mu ntoki cyangwa mu bihuru, gusanga bigira ingaruka ku mubare w'amatungo iri bagiro ryakira buri munsi, kuko kugeza ubu ryakira amatungo ari ku kigereranyo cya 30% by'amatungo byagakwiye kuba ryakira buri munsi, nk'uko bishimangirwa na Gakwavu Mariko, umuyobozi w'iri bagiro. Ubu turacyakorera nko kuri 30% by'amatungo ribagiro ryakagombye. Ku ruhande rwa bamwe mu baturage batuye mu mirenge yo kure y'iri bagiro, bagaragaza ko iri bagiro riri kure ugereranyije n'aho batuye, ngo ku buryo gufata itungo ukarishorera urijyanye kuri iri bagiro byonyine amasaha bakoresha bahagera basanga ari ikibazo gikomeye. Ku rundi ruhande, Gaspard Simbarikure ushinzwe ubugenzuzi bw'isuku mu kigo Rika, warasaba ubuyobozi bw'iri bagiro kurushaho kuzuza ibyo basabwe kugira ngo byibuza mu gihe abaturage bose bazaba bayobotse kuza kubagishiriza kuri iri bagiro rizabe ryujuje ibisabwa. Ikindi nababwira wenda ku bindi batujuje biriya bice byo hanze by'ibagiro, aho amatungo yakirirwa, ahasuzumirwa n'ahategereza mbere yo kubagwa. Undi amabwiriza avuga ko haba bagomba kuba hari sima cyangwa amapave, kandi hacuritse ku buryo igihe imvura iguye amazi atemba ku buryo hatareka imyanda. Ariko hari iyo ubonye ko harimo ibintu by'isayo, wenda no kubera imvura imaze iminsi iri kugwa, amahirwe hari nuko hari ahantu hegutse ku buryo amatungo abona haryama. Ariko hari amusada hari akaba ajyanye muri biriya bishanga. Ntabwo ari byo rero, dutekereza ko ibyo mu kumuruhushya twarabibonye ko nyine hari byari bituzuye, tubimuhamo na recommandation. Twibaza ko kugira ngo azaruvugurure bimusaba kuzabanza yakosoye ibyo ngibyo, atari yuje byatumye abona amanota ategereje ku 100%. Kugeza ubu nk'imwe izanywe kuri iri bagiro bayibagira amafaranga 15,000, ni mu gihe nk'ijana iri bagiro rifite ubushobozi bwo kubaga ku munsi inka ziri hagati ya 20 na 30 arizo babaga ku munsi gusa. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Gakenke mu majyaruguru y'u Rwanda.